amatwi ziriya nka numva zavuye he. Imana avuga ngo genda urebe icyo Sawuli yakoze. Samweli ngabyumvisha arababara, ngaragenda ngabaza Sawuli ibyabaye, amutekereza uko byagenze. Samweli avuga ngo zana Gagi hano, ngamutereka imbere rubanda, amutemagura imbere yabo. Abwira Sawuli atuhereye none Imana iguciye ku ngoma, kuko udagikwiye kuba umwami w'Abisirayeli, kuko wumviye abantu niwumvira Imana. Yes, reka nongere kubaha ikaze mwese abakurikiye Icyumba TV. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa ariko mukibona ishusho ntekereza ko muhise mumwibuka. Yitwa nde harya? Uwizeyimana Jemuve. Umuntu ushima Imana umuki. Umusore ushima Imana. Okay, umusore ushima Imana. Yego. Turakwakira rero ku Cyumba TV, byanze bikunze hari impamba utuzaniye, hari impamba nini ufite. Uyu munsi ntago nifuza kukubaza ibibazo byinshi. Ndashaka kuguha, reka tubyite kuguha agatuti cyangwa se kukwakira imbere y'abakristo benshi bakurikira Icyumba TV. Nekereza ko ari benshi, ngaho babwire iki Imana yashyize ku mutima wawe. Kare umukozi Imana, urabanza usenga Imana, nurangiza utugeze ijambo ry'Imana uko ryakabaye. Ya, murakoze. Imana ibaha umugisha. Katwubaha Imana dusenge. Imana Data twese mwiza, Imana ishobora byose, Imana y'imbaraga, Imana gutwara n'ubushobozi, uri nyiri cyubahiro, uri nyiri ubasha bwose, izina ryawe rishyirwe hejuru. Tubonetse imbere yawe, imbere y'iteraniro rigari. Mana turagushimye kugira ngo ubane natwe muri aya masaha, utugire neza. Ijambo ryawe rigiye gutambuka ntaba ari nge, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nyemerera Mana nkubere mikoro wirangurure, nkubere igikoresho wikorere. Uwiteka ijambo ryawe rigire ububasha ku muntu ugiye kuryumva, rigiye icyo rihindura, rigiye umuvana giye nawe mushyitsa, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze. Tudatinze katuvuge gatoya ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ijambo rirema, ni ijambo rihindura ubuzima, ni ijambo ritanga icyerekezo igihe umuntu nta cyerekezo afite, ni ijambo rifata ibitariho rikabirema bikabaho, ni ijambo rifata ikintu gikomeye rikacyoroshya kikoroha cyane kuko cyagezweho n'ijambo ry'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana tudatinze, dusanga muri Zaburi 24 na 3. Turasoma umurongo wa 5, twumve icyo Imana ishaka kukumenyesha wowe uduteza amatwi aya masaha. Umurongo wa 5 handitse ngo untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ishimiye Imana. Dusomye ijambo ry'Imana, dusanze muri Zaburi ya 23, dusomye umurongo wa 5. Twasanze ijambo rivuga ngo untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Icyo nshaka kuvuga kuri iri jambo, cyangwa se intego naha iri jambo, nivuga ngo Imana ikuremere ibyiza abanzi bawe bakiriho. Kubera iki Imana yakuremera ibyiza abanzi bawe bakiriho? Nuko ufite abakurwanya impande zombi zose. Urareba imbere ukabona abakurwanya, wakebuka inyuma ukabona abakurwanya, wareba hirya ukabona abakurwanya, wareba hino ukabona abakurwanya. Ariko turashimira Imana, hagati y'ibyo biturwanya bituzengurutse, Imana ijiramo ikintu gikomeye ikagikora abo bantu bakitugaragiye, kugira ngo bemere ko ari Imana ibikoze, atari ububasha bwabo gusa. Hanyuma impamvu Imana iretse abantu bakakuzenguruka, bakagushyira mu ruzitiro, bakakuvuga, bakakurwanya, rimwe na rimwe benshi muri bo bakagutwerera ibyaha, rimwe na rimwe benshi muri bo bakakurwanya babitewe n'impamvu runaka udashobora kumenya.
ariko Imana igahagarana nawe kugeza igihe uneshereje. Iyi zaburi ni iya Dawidi. Uyu Dawidi ni umwe mu bana ba Yesaya. Nshaka kuvugaho gatoya, igihe cyageze uyu Dawidi atoranywa cyangwa se akurwa mu bana ba Yesaya, bamujyana kuba mu ishyamba, bamugurira intama kugira ngo aziragire aho kuzishakira umushumba, ahubwo bahitamo kuba ariwe bakoresha. Si uko uyu Dawidi atavutse nk'abandi bana ngo avukire amezi 9 nk'abandi, ahubwo impamvu Imana yemeye ko bamushyira mu iryo shyamba ko ari ukugira ngo imukurizemo, imutorezemo, imukomerezemo, imwigishirizemo ibintu bitandukanye n'ibyo abantu batekereza. Ushobora kwigishwa n'umuntu ibyo akwigishije bikarangira bikagushiramo. Ushobora kwigishwa n'umuntu ntufate, ariko umuntu wese wigishijwe n'Imana arafata. Umuntu wese wigishijwe n'Imana aranesha. Uyu Dawidi rero bamujyana mu ishyamba, bamugura intama, bamusigayo. Sinibivugaho cyane. Bamaze kumusigayo agumayo, aba umuntu wubashye Imana. Aragiriza intama ziragira mu nyamaswa zikomeye. Bibiliya ivuga ko yajyaga afata intare n'idubu akazitanyagura, akazasamura, akazijugunya hari igihe zabaga zije kumutera zishaka gufata abana b'intama. Uyu Dawidi rero agenda abera y'intwari. Imana ibana nawe iramukuza, imwigisha uburyo umuntu ashwanyagura intare adakoresheje imbunda, imwigisha uburyo umuntu ashwanyagura idubu nta yindi ntwaro yitwaje uretse imbaraga Imana yashyize muri we. Igihe kigeze rero Imana ishaka gukuza uyu Dawidi mu maso ya se, mu maso ya bene se. Na nyina wananiwe gukomeza kumurera akemera kumushyira se. Imana igambirira kumukuza. Turashimira Imana ko iyo abantu bakujugunya ahantu cyangwa bagushyize ahantu basa n'abapfundikira ibikurimo, basa n'abapfundikira inzozi zikurimo, Imana ibana nawe aho hantu ikahagutoreza igihe gikwiriye, ba bantu bagasanga Imana yagushyize ahantu badategereza kugomba kubura. Uyu Dawidi rero igihe kigeze Imana ibona ko akwiye kuba umwami w'Abisirayeli. Atarigeze yiga garidiyeni nk'abandi, atarigeze yiga primaire, atarigeze ajya ku rugamba, atarigeze akora ikosi rya gisirikare, atarigeze yiga ibya politike, ariko Imana imubonye imubonamo ubushobozi bwo kuba yayobora igihugu cya Isirayeli. Icyo gihe rero hari ku ngoma y'uwitwa Sawuli. Igihe cyarageze Imana yibuka uburyo abamareki bagiye nabi Abisirayeli bwo bavuga muri Egiputa. Imana igambirira kurimbura abamareki ikoresheje uwo mwami wari witwaga Sawuli. Somya Samuel wa mbere igice cya 15 guhera ku murongo wa mbere biravuga ngo Imana ntiyantumye ngo nkutoranye ngo umwami w'Abisirayeli nukube wumvira Uwiteka mu byo gutegeka byose. Imana avuga ngo none ahangaha rero genda urimbura abamareki, barimburane n'ibyabo byose, ubatsembe, utsembe abana bonka n'impinja zivuka, intama urimbure, abagazi b'intama ukureho, izo nka z'imishishe ukureho, n'ikintu cyose gifite agaciro ugikureho, kuko ngambire kurimbura icyitwa abamareki bose. Sawuli aragenda ngagezeyo ngasangayo abitwa abakene, bo bari baragiriye umugisha ku Bisirayeli kuko babagiriye neza. Sawuli abatoranya mu bamareki, abavanamo abashyira ukwabo, aravuga ngo nimuve hano mugende, ntaza kubarimburana n'abamareki. Ngo nuko Sawuli yicisha inkota abamareki, ariko biravuga ngo agumwami waho witwaga Agagi amugwa gitumo aramufata. Amufashe rero rubanda rumushukisha ubutunzi
bw'inyamibwa z'intama, bw'inka z'imishishe, bw'indogobe, ingamiya n'ibindi bintu byose byari bifite agaciro. Baramwoshya mubwira ko ibyo bintu birimo ibitambo bifatika kuye gutambira Imana, ariko ntiyahishurwa ko Imana itishimira ibitambo kuruta umutima uyumvira. Sawuli yumvira abantu ahera ko akiza umwami wa Agagi. Iyo nkuru ibabaza Imana, isanga Samweli. Iramwanga kuri gutama numva ko inama n'ukwiki, ku rusaku rwazo kumena amatwi, ziriya nka numva zavuye he? Imana avuga ngo genda urebe icyo Sawuli yakoze. Samweli ngabyumvisha arababara, ngaragenda ngabaza Sawuli ibyabaye, amutekereza uko byagenze. Samweli avuga ngo zana Agagi hano, ngamutereka imbere rubanda, amutemagura imbere yabo. Abwira Sawuli atuhereye none Imana iguciye ku ngoma, kuko udagikwiye kuba umwami w'Abisirayeli, kuko wumviye abantu ntiwumvira Imana. Sawuli aravuga ati nibyo koko nakosheje, numvira abantu sinumvira Imana, ariko umbabarire, ibi twabizanye nk'ibitambo tugomba gutambira Imana. Samweli aramubwira ati umva nkubwire, Imana ntiyishimira ibitambo kurusha umutima uyubaha, kurusha umutima uyumvira. Samweli aramubwira ngo nukuri Imana iguciye ku ngoma, iyigabije umuturanyi wawe ukuruta. Uyu muturanyi rero umuruta nshaka kuvuga n'uyu Dawidi wiberaga mu ishyamba, wakomokaga muri rubyaro rwa Yesayi. Imana iramureba ibona ko akwiye kuba umwami w'Abisirayeli. Ibwira Samweli igice cya Samweli wa mbere igice cya 16 umurongo wa mbere. Samweli ubwo yagikomeje kurira Sawuli ngo Imana imubabarira akomeze abo umwami w'Abisirayeli. Imana ibwira Samweli ngo uzageza ryari guhorura Sawuli kandi nanze ko umwami w'Abisirayeli? Iramubwira ngo zuza ihembe ryawe amavuta, ujye i Betelehemu mu muryango wa Yesayi. Niboneyemo umwana ufite umutima umeze nk'uko nshaka, ugomba kuyobora ubwoko bw'Abisirayeli neza, ugomba kubayobora akabageza ku Mana. Samweli agira umwuka w'ubwenge abaza Imana atari ko se Mana, none Sawuli yamenya ko nagiye kwimika umwami akiriho ko yanyica? Imana ibwira Samweli iti wowe rero wikirirwa umbaza ibyo byose. Iramubwira ngo ubwenge n'ubwanjye, fata inyana y'ishashi uyizamukane, nubageza ku musozi ubabwire ko ugiye gutambira Uwiteka igitambo. Ngo nuko Samweli agenza uko Imana imutegetse. Ngageze hafi ngageze mu mudugudu, ngabarinze umudugudu baramwegera baramusanganira, baramubwira bati mbese uragenzwa n'amahoro? Undi ati n'amahoro, abwo mwiyeze tujye gutambira Uwiteka igitambo. Ngo bariyeza, atuma Yesayi n'abahungu be ngo barazamuka ngo bajya gutambira Uwiteka igitambo. Ugeze ku murongo wa 6 turavuga ngo basohoye aho ngaho, uwitwa Samweli yitegereza Eliyabu, areba amapeti yari yambaye, areba uburyo yari ahagaze, areba ikirere cy'akari kirekire, areba uburanga n'igikundo yari afite. Aribwira mutima ati nukuri Uwiteka yimikije amavuta ngo umwami w'Abisirayeli ngo yahagaze imbere ye. Imana iramureba iramwitegereza iramugaya, iramubwira ngo nturebe ikirere cy'akwari kirekire, nturebe igihagararo, nturebe ayo mapeti afite. Aramubwira ngo ayo mapeti yahawe n'abantu, ariko hari amapeti ntanga n'Imana atabasha kwamburwa umuntu nayahaye. Aramubwira ngo namugaye. Yesaya yiyongeza uwitwa Shama nawe Imana iramugaya, yongeza n'uwitwa Aminadabu nawe Imana iramugaya. Abo bose abahungu be 7 arabamumurikira, bose Imana igira ute irabagaya. Samweli afatwa n'umwuka w'ubwo aravuga ati ese none uyu munsi Imana yaba yambeshye? Samweli Imana avuga ngo mumbaze Yesaya niba nta wundi mwana afite. Aramubaza ati ese abana bawe n'abangaba? Aramuvuga ati cyakora hari umuhererezi uri mu ishyamba ry'intama. Aravuga ngo ataraboneka ntidushobora kwegera ameza atari yaboneka, mumutumeho. Bamutumaho araza ngakiza. Samweli akimukubita amaso, Imana avuga ngo dore uwo nimikisha amavuta nguriya, ngamusuka imbere ry'amavuta, amavuta arameneka amujyaho. Nuko
Dawidi atangira kuza umwuka wera arahanura aribwo avuze ya Zaburi ya 23 avuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, aravuga ngo sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, aravuga ngo asubiza intege mu buzima bwanjye, anyoba inzira yo gukiranuka ku izina rye, aravuga ngo naho naca mu gikombe cy'ishuju cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose ko ndi kumwe nawe, aravuga ngo unsiza amavuta mu mutwe no mu murongo twasomye wa 5 ngo Zaburi ya 23 unsiza amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekara, untunganiza meza hagati y'abanzi y'amaso y'abanzi banje, unsiza amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekara. Bishatse kuvuga iki rero? Imana yari mugiriye neza kuko yari mu kuyahana abantu batekereza ko agomba kuva. Iyi Imana ikuzi igutekerezaho abantu badahari, igategura igitaramo bakagira ngo nibo bakiyobora bakisanga wakiyoboye. Imana igutereka ahantu badatekereza ko ugomba guhagarara, nubwo uri mu butayu, nubwo uri mu buzima butamenyekana, nubwo urahana abantu badashobora gukenera, ariko Imana irakuzi. Imana nije kwagukura. Hari ahantu Imana ishaka kugushyira abantu badashaka kugera, wowe unteze amatwi. Imana irakuzi kandi Imana izakugira neza. Imana ije gutunganyiriza ameza amaso y'abanzi bawe, ije kugira neza abakuroga bakiriho, ije kuzamura abakurwanya bagihari, ije gukora imirimo n'ibitangaza abadatekereza ko wageraho bakiriho. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana mu izina rya Yesu. None mukozi w'Imana, umuntu yifuza kukubona yakubona gute? Ndagira ngo mutange adresse yanyu. Adresse yanjye ndi umukristo mu itorero rya ADEPR mu Nzove, ndirimba muri Chorale Jovanis. Adresse yanjye telefone ni 078 93 41 17 2 078 93 41 17 2 iba kuri WhatsApp, unamagaye bisanzwe wambona. Murakoze, Imana ibahe umugisha.